Sport niba ngo why you were away igiye utaroharera ibintu byinshi byavuzwe muri Rayon byinshi cyane bikurikirana umunsi ku munsi ibintu bitandukanye kuri no kipe ikundwa n'abanyarwanda benshi kurusha izindi zose. Mu byavuzwe rero harimo perezida wayo cyane cyane ugiye akunda kugaruka mu bitangazamakuru, ndavuga bwana Munyakazi Sadate, aho ndetse byagezeho bivuga ko ashobora kuba agiye kuva ku buyobozi, bigeraho biravugwa ko bahamweguje bamwirukanye ntiyagenda, Ferwafa imufatira ibihano byo guhagarika amezi 6 ariko nabwo ntiyagenda. Kugeza none ubu rero aracyari perezida w'ino kipe, aho buri munsi aba abwira abakunzi b'ino kipe ko icyo agambiriye ari ukubajyana heza, ko muri ino kipe ngo icyo ashaka gukuramo abantu benshi bari inyuma y'ibi bihavuga. Kuri ubu rero haratahiwe kubabwira ko hari abantu ngo bashatse gutanga amafaranga. Ni mu butumwa burebure yandikiye ku rubuga rwe ruhuriraho nyine komite y'ino kipe ndetse n'abakunzi bayo bakomeye, aho yaje kwandika amagambo menshi maremare menshi cyane ngira ngo ino message waje kwinaga haka amaso nawe ngira nzi ko wayibonye, vuga ati mu gitondo ati rwose nibyo ko benshi mu mazi iminsi mwibaza bijya mbere muri equipe atari ko reka ngere bike mbasobanuriraho. Ati mere ku bibazo bimaze iminsi bihari mu buyobozi, mereye kuri icyo nagira ngo babwire ko mu bibazo bikomeye tugira 90% bishingiye kuri cyo. Impamvu vuga gutyo no kusanga association yacu imeze nk'urugo rutagira nyirarwo, aho usanga buri wese arukoramo ibyo ashatse. Ati niyo mpamvu mwumvise amakora anyuranye aho abantu kuko abayoboye bahaguruka bagakora declaration kubirukanya ubuyobozi hatowe bagashora amafaranga miliyoni 25 mu kwangiza image y'ubuyobozi. Cyo nicyo cyambere gikomeye kuba Munyakazi Sadate yavuze ko hari abantu yavuze abanga bashatse bakoze declaration ko birukanye ubuyobozi bwo ni ya komite uko ni nako ni ya nama ngiye kakanama ngishwa nama ngo nta nubwo umuntu yakwirirwa ajya kure no wango avuga ko katanze miliyoni 25 ngo mu kwangiza isura y'ubuyobozi, bagatanga ayo mafaranga mu bikorwa byo kujyana abakinnyi mu yandi ma equipe ngo bakunde bananize ubuyobozi. Ku finalma cyangwa se cyera kabaye ati nibaza niba ari rwo rukundo dukunda equipe yacu bikanyubera, kuko ingufu n'amafaranga abantu bakoresheje mu gusenya iyo tuzikoresha twubaka ndabarahero kuri ko tutari kuba turi muri no situation. Ati kindi nibaza no kubera iki abavuga ko iyo equipe nabe ese nuko turi ku mwanya wa kabiri, ese nuko twahembye kugera aho dukomewe mu nkokora na COVID-19, ese nuko dusaba batera nkuba kongera ibyo baduha, ese nuko tubaha raporo y'ikoreshwa ry'umutungo tukawushyira ku mugaragaro. Munsobanurira ndoshe gusobanukirwa wenda nge simbona aho dukora nabi. Abibaza ko nandikiye umuyobozi bukuru bw'igihugu ngaragaza amakosa bakumva ko nareze equipe, abo nabo baribeshya kuko equipe ni personne morale kandi aho ntakora icyaha, bakora ibyaha ni personne physique. Ahangaha byo ibyo nyo birindenza ubushobozi bwanjye mu mategeko ngo personne morale na personne physique ngibyo ntago mbizi bijya biza amategeko ni wabisobanura kurusha byo niba ubwo baza kutubwira. Hanyuma akayibarwa ubutumwa bugenda bukomeza buvuga ati ikindi kibazo nabonye ni press ishyirwa ku buyobozi bijyanye n'amarangamutima ya buri wese cyangwa inyungu za buri wese, aho usanga buri wese ashaka ibikorwa ariko bagaruka ku rundi ruhande ntatanga ubushobozi. Tugasanga dufite portefeuille ya miliyoni 17 ariko tugakora dépense ya miliyoni 35. Mu by'ukuri kibaza ngo abura ajya ava hehe? Reka mbabwira hava ava ku bayobozi akava mu madeni tutajya tuvamo. Ese bari nka company ntiyari kuba yaramaze kuba liquide kubera ibihombo. Rero nibyo ati hamwe rero nk'ibyo nk'ubuyobozi hari byo twiyemeje kugira ngo dukemure ibyo byose, cyane no gukorera mu mucyo tukabazwa ibyo dukora kandi tugashyira ibintu ku murongo ku buryo buri wese akora ibyo ashinzwe kandi akabazwa ibyo akora umunsi ku munsi. Tuzava kuri uwo murongo umunsi tuzava kuri uwo murongo muzabitubaze naho ababwira ko equipe yasenyutse kubera ko umukinnyi runaka yagiye, ababivuga niba abandi bashyira pressure ku buyobozi ariko mu by'ukuri bashaka ko dukomeza kubaho uko bidakwiriye. Ati dufite abakinnyi 29 hamaze kugenda 5 uretse ko dufite abazongerwamo ariko rwose nta byacitse hari. Kuno bwa mbere na perezida wa Rayon Sport Munyakazi yemeye ko bano bakinnyi bagiye kuko bagiye ko nibyo nyine. Hanyuma icyakabiri ntabwo tuzakomeza kubaho ko tudashoboye, niyo mpamvu umukinnyi tumuha ibyo dushoboye kandi tuzabona uzabyema tuzakomezanya, utazabyemera tuzatandukana. Naho bumva ko abakinnyi b'amazina aribo bakora ibyo dushaka, nkeka ko iyo bibi byo ubu tuba twaratwaye igikombe kuko nitwe dufite amazina akomeye ariko ntibyabuje ko turangiza turi abakabiri. Ati ikindi kandi ndabibutsa ko kuva 2004 kugera 2012 nta gikombe twatwaye, nyamara tuzanye abana barimo Manzi, Sef, Jabel, Jihad, Kevin na Boneri. Uwo mwaka twageze kuri finale ukurikiyeho dutwara igikombe ndetse na nyuma yaha ibikombe birabona
akaboneka karava. Urwo n'urugero twagakombye kwigiraho tugashaka abana bari talent cyangwa bafite impano badafite amazina, kuko nitwe twubaka amazina yabo si bo bubaka amazina yacu, tukabaha abakuru bafite experience nziza, kuko hari n'abafite experience ariko mbi. Ubundi hakaba equilibre mu buryo buri financier ndetse na technique ni dukora ibi muzamba z'ibikombe. Icyo mbasaba nuko mwakwemera kandi mugashyigikiriza mpinduka, mukemera tukabaho ko tubishoboye, tugakora engagement y'icyo tuzabasha. Nitwemera ibyo bizadufasha kubaka ibirambye kurushaho, tukubaka biroro kurusha kubaka ibihora bihirima. Turimo gukemura ibibazo by'imishahara ndetse n'ubu dufite recruitment zitarangiye. Ubu twahembye ukwa kabiri tunishyura zimwe muri recruitment tutari twarishyuye. Abashaka kudufasha bakomereza muri uwo murongo. Ubundi nge numva mfite icyizere ko byo duciyemo byanampungabanyije birenze ukwemera, byatubereye isomo kandi bizaduha ingufu yo gukomeza umurongo wo gukorera mu mucyo ndetse no mu kuri, tunasaba kuwushyigikira. Murakoze. Ubwo n'ubutumwa ngira ngo urabwumvishe bwa Perezida Munyakazi Sadat. Ni Munyakazi Sadat, perezida wa Rayon Sport. Mu by'ukuri Jado, ibintu byagiye bivugwa muri Rayon Sport ni byinshi cyane, ariko ibingibi noneho ngewe biranyumishe. Kuba hari bamwe mu bayobozi bafashe amafaranga arenga miliyoni 25 bakayaha abakiba kugira ngo bakuremwe abakinnyi. Iki ni ikintu gikomeye cyane Munyakazi Sadat yavuze, ariko nk'umuyobozi we yahise ko ashyiraho ibintu bitatu bagomba biyemejeho nk'ubuyobozi. Bavuga ko ariko ibintu byinshi umugabo avuga, ngewe akenshi ngewe mpamya nawe, nubwo muri iyi minsi hari bamwe mu bafana ba Rayon Sport utabibabwira, kuko uri kubabwira Munyakazi Sadat akubwira reka ibyo bintu ntabwo dushaka no kumva uwo mugabo mu matwi yacu. Ariko ekipe abakinnyi bari kugenda bamwe na bamwe, abantu bakumva ko ibintu byacitse muri Rayon Sport, ariko ntabwo ari ekipe ya mbere yabisohotsemo abakinnyi nk'aba ngaba. Kandi Rayon Sport abakinnyi bari kuvamo, yego ni captain Rutanga akinaga kuri gatatu, ku ruhande rwo kuri kabiri Radu nawe aragenda no mwizamu. Abo n'abakinnyi mwizamu Kimenyi Yves, abo n'abakinnyi bakomeye cyane kandi babafashije Rayon Sport mu buryo bugaragara, b'abatitireri ni benshi cyane. Na Mugeni yarasezeye ku munsi w'ejo murabizi, ndetse na Irambo Nerike nawe uri muri Kiyovu. Gusa ibi ntabwo ari ibintu wahita wumva ko byacitse, dushyireho n'umuvandimwe Sarupongo bamaze kwirukana, kuko Rayon Sport burya nicyo gikomeye. Icyambere ni ko Rayon Sport ihari kandi ikaba ifite n'ubuyobozi, nubwo nabigarutse bamwe batabwemera, kuko nk'uko Munyakazi yabivuze, ekipe niyo yubaka amazina y'abakinnyi, ntabwo abakinnyi ari bo bubaka izina rya ekipe. Ibi rero yazise atanga n'urugero, avuga uti nimba mubyibuka neza, Manzi Thierry murabyibuka akiva muri Marine, yafite izina riri hasi, haraza umukinnyi ukomeye wa kapitene, ubu ni kapitene wa AP mu Mavubi, n'indakorwaho ni titirere. Hajabere murabizi, ba Jihad, ba Kevin. Izi ni ingero zose rero zigenda zigaragaza yuko ekipe ya Rayon Sport ni ekipe ishobora kubaka izina ry'umukinnyi akaba yayibyarira umusaruro, agafasha ndetse n'igihugu. Gusa ikiriho cyo kinababaje niko abagafashije ekipe aribo bari guca inyuma, kuko nimba iyi nkuru aho ngaho twadufashe umwanzuro, nimba ari byo ari ibintu bimwe. Ino accusation irakomeye, yongera ubwo kuzindi tumaze ibinsi twumva. Ya mbere yuko hari abanyereje umutungo muri Rayon Sport, ibirego birahari ngo banze kwishyura abanyereje imisoro, ibyo ngibyo byaravuzwe nabyo. Ni cya kabiri, hakaza ngo batanze ruswa kugira ngo ikipe ibone amanota baziha abasifuzi, ibyo ni ibirego bipendinga. Yongeyeho no ko abantu batanze ngo miliyoni 25 kugira ngo basenye ikipe ya Rayon Sport, niko umuntu yabivuga. No ngo muri make abakinnyi ba Rayon Sport bagiye ni Police, ni Kiyovu Sport, basarandira ndakeka ari naho ngaho Police na Kiyovu Sport. Ngo abo bantu kuko ukurikije uko Munyakazi yavuze, it's as if ko abo bantu batanze amafaranga kugira ngo bayaha Kiyovu cyangwa Police, imwe muri izo bayaha Kiyovu kanga igure Kimenyi Yves, inagure gure na Irambona, banayaha Police kugira ngo igure Rutanga
ubuse polisi niyo gufashwa kwera ibyo ngibyo turimo turakurikiza dukurikije ibyo Sadati yatangaje kuko yavuze ko batanze amafaranga kugira ngo bayaha bakiba kugira ngo bagure abakinnyi muri Rayon kandi ntahandi bagiye aho bagiye naho na polisi naho ngaho ubwo uretse Mugeni Fabrice utarabona ikipe hari babiri bagiye muri polisi ubwo harya bagiye muri polisi Rutanga na Radu ubwo hari babiri bagiye muri polisi na babiri bagiye muri Kiyovu ubwo naho hombi abo rero batanze ayo mafaranga kugeza kuri ubu ngubu tudafite igihamya ntabwo twakemeza kuko nimba amafaranga yaratanzwe cyangwa se ataratanzwe ubwo turakurikiza ibyatangajwe na Sadati kugeza ubu ngubu akaba avuga ko ayo mafaranga yatanzwe kugira ngo bigende uko nguko nkuko perezida w'ino kipe yabigarutseho Kiyovu yafashijwe na Bariyo abantu bose bibazaga amafaranga Kiyovu yakuye ubu ngubu kugeza ubu ngubu reka njye kuri iyo position Kiyovu Sport amafaranga yaguze abakinnyi yakuye muri Rayon kuko ntagasha muri bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport baguriye Kiyovu abakinnyi icyo ni icyambere ubwo polisi yo n'abakunzi ifite ntaki abo se n'abakunzi ubwo polisi yo nayo bayiguriye abakinnyi ubwo no kubihagaze kugeza kuri ngo kurikije ibyo Sadati yavuze reka tubigarukeho rero undi Sadati reka nkubwize ukore ukwezi ngiye ikintu niyo mpamvu ikintu cyose mvuze nkigarukaho cyane buri munsi nyine ikintu cyose nkigarukaho ngisubiramo reka ariko mvuga Sadati mu haryo bwo yatoye ryari mu kwa 7 mu kwa 6 kwa 7 mu kwa hagati mu kwa 7 no kwa 6 kugeza mu kwa 9 nene mukweza mu kwa 9 mu kwa 10 kugeza mu kwa 9 mu kwa 10 kwikizega amadiskuru avuga ibiganiro agarukagaho plani iki byose numvaga mupira w'amaguru mu Rwanda ubonye challenge ubango ubonye abandi bayobozi batandukanye n'abari bahari ibitekerezo cyo gihari we na Kensi na brebaga plani zabo nkabona itandukaniro hari umufana ushobora kuza agahamagara akavuga amagambo ati wenda ndera ati ndabarasa n'umuntu wa fake ni umunyamakuru wa mbere wa nta kigenda akabivuga ashobora no kubyandika mu butumwa bikanarangira ariko njye nimivuga nk'umunyamakuru kuri mikoro yabana ashobora no kutaringa hano birangiye bati cyangwa akamwe ati n'ubwa nyuma tukubonye n'ubwa nyuma winjiye muri zino studio za Royal FM nk'umuyobozi nawe rero icyambere hari amagambo utavuga yero umuyobozi aho utandukanye n'umufana nubwo waba ari kutekereza ikintu nubwo waba ari kutekereza ntetse ko ari kimwe mu bishobora ko bigiye no kumuhanisha bihano muri federation kwera amagambo yatangaje nk'umufana wenda ari nabyo ariko kuko uri umuyobozi hari langaje utavuga hari ibyo utavuga ukavuga uti wenda niba uri nka nk'ubu tuvuga nk'urugero perezida w'ikipe ya Japana perezida w'igihugu nk'icya Kenya agiye akavuga ati Kenya ati witwa Donald Trump niwe mu perezida wa mbere wabayeho wa fake kwisi akavuga ati Trump uri mu perezida wa nta kigenda reba abanyanga akora uko bigenda bishobora kuba ari no kuri Trump ejo bwacye yahagaritse nk'inkunga zose yahagarikije akavuga ati mufatire na mbarigo igihugu cya Kenya ntabwo bifata nk'aho hari perezida wabivuze ahubwo ari igihugu icyo gihe ko ari igihugu cyabivuze cya Kenya kuko nyine kandi wasanga ariko atekereza ariko abanyakenya bashobora kuvuga buri munsi bakavuga ati turana ko uri no fake cyane nubwo babivuga bose Obama wacu niwe wari umuntu wacu yavuka hano hirya ugasanga nyine nuko bimeze na perezida iyo utangiye utamenya ngo ndi umukozi ndi umuyobozi ndi umufana ukamenya kubitandukanya n'ibyemezo rero no gufata no mara aho tuba ufite imishinga myiza kugira ngo iyo mishinga ije mu buryo hari ibyo bisaba kandi bisaba ama sacrifice yo kuri character zawe nuvuga ngo nkanje nshobora kwicara nkavuga nti ukuntu itangazamakuru mu Rwanda rikora ntago mbishyigikiye sport ntago mbishyigikiye kwicara hano amasaha 2 mukakora amadeba mukaganira ku ngingo runaka ibyo ntago biriyo ntiyitangazamakuru nge nkurikije ibyo nize sitangazamakuru n'urugero harivuga byari no kuri kandi okay reka mvuga ko ari nako mbitekereza ariko uyu munsi nshobora guhita nzana system nshyashya abantu no kuva inkuru umuyobozi wa Rayon Sport
yavuze ibi ngibi ngahita nshyiraho ripoti iminota 2 ikarangira nkakora nk'iminota 5 uzi ukuntu byagenda nabigenza gutyo ariko at the end of the day hamara amezi 6 nta muntu ucyumva ruyo kubera iki kuko niyo system iri hanze nubwo wenda ishobora kuba atariyo 100% ariko njyewe ndi umwe ntabwo byakunda ko mpita nyihindura uko nawe mbishaka kose nawe numva ari no kuri kose bisaba kubijyana buhoro buhoro kagenda nkora